amariba yo mwisa ajya kama, amariba y'ibyaha ajya kama, amariba y'ubutunzi ajya kama, amariba y'icyubahiro ajya kama, amariba yo kumenyekana ajya kama, amariba yo gukomera ajya kama. Ariko umuririmbyi yararirimbye, haleluya, aravuga ngo amariba nakama, asubiramo aravuga kandi ngo amariba nakama, aravuga ngo Kristo niwe uzatubera isoko idakama. Haleluya, aka karirimbo nimumfashe tukaririmba, tugatura abakunzi. Nimugeraho amariba yakamye, mujye muhanga Kristo amaso. Uyu musamariya yagize kwizera, kandi mu bwoko bw'iwabo ntibyashobokaga, cyari ikizira, byari bidashoboka. Ariko Imana ishimwe, Kristo yagushatse ntiyakubura. Imana ishimwe, Kristo yakugambiriye, yagushaka akakubona. Mu cyubahiro cyawe yahagera, mu butunzi bwawe yahagera, mu mashuri wize haleluya, mu bikomeye biteye ubwoba Kristo yahagera, akamena inkuta, agaca muri kirazira, agaca muri ntibishoboka, agaca mu bikomeye. Yesu ndagukunda cyane.
Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda ubu. Ndashima Kristo ko yadukunze urukundo rwinshi kandi ruhoraho. Urwo rukundo nirwo rwatumye tubabo turi bo none, kandi urwo rukundo nirwo rutumye duhaguruka tugafata icyemezo cyo kumuramya, kuramya kurutaho kwa mbere. Haleluya. Amen. Umuririmbyi yavuze amagambo akomeye aravuga ngo nkukunze nkwitura urwo wankunze kera. Haleluya. Haleluya. Kristo yaradukunze ageze ubwo atanga ubugingo bwe ku bwacu. Nta wundi muntu wadukunda ngo bigere ku gipimo nk'icyo ngicyo. Nkunda Yesu cyane ko yadukunze urukundo rurenga umupaka, rukarenga uruhu, rukarenga igihugu, rukarenga umugabane, rukagera ku isi yose. Imana ihimbazwe yemeye kumuduha. Rero uyu muririmbyi yarabiririmbye aravuga ngo nzagushima cyane nkwikubise imbere, nzagusingiza cyane ntabwo nigeze ngukunda nkuko ngukunda. Mbifurije gukunda Yesu, bifurije kumukunda birenze uko mbere wamukundaga. Nicyo kizakugira umumaro, nibwo uzagenda wimuka wigira imbere ho hato mu buryo bw'umwuka, bigutere kugumana nawe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Hari ijambo ry'Imana ririmo riramfasha naryo rivuga kuri Yesu. Yesu urukundo dukunda rurenga imipaka. Imbago zashyizweho n'abantu, urukundo rwa Yesu rurazisenya rukazikuraho, hanyuma Yesu akagumya akaganza, akagumya akaba umugwaneza, akagumya akaba umunyabuntu. Ni ijambo riboneka mu rwandiko mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 4, umurongo wa 6 tubariho duheraho kugira ngo ducunguze uburyo umwete tugeze ku murongo wa 9. Naho haragaragaza urukundo Kristo yakunze abantu kugeza ubwo bimuzindura. Titire y'aya magambo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 4 umurongo duhere ku wa 6 tugeze ku murongo wa 9. Titire y'amagambo aranditse ngo Yesu avugana n'umusamariyakazi. Yesu urukundo rwe rurenga imipaka, rugakuraho imbago zashyizweho n'abantu. Urukundo rwe rushobora kugeraho abandi bantu batagera. Urukundo rwa Yesu rushobora gukora ibyo abandi bantu batakora. Kubwa kamere n'akavukire hariho ibintu byabaga biriho kera bya kirazira, n'ubu ngubu birashoboka gukoreshwa. Hariho ibintu bizira, ariko Kristo ibyaziraga kuri we byarahageraga bikazirurwa, akongera akaba umwami w'amahanga yose. Amen. Titre rero iravuze ngo Yesu avugana n'umusamariya. Umurongo wa 6 uravuga ngo kandi aho hari iriba rya Yakobo, nuko Yesu ananijwe nuko yagenze cyane apfa kwicara kuri iryo riba. Hari nk'isaha 6. Umusamariyakazi aza kuvoma. Yesu aramubwira ati ntutuzi two kunywa. Murongo wa 8 kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Umusamariyakazi aramusubiza ati kuri umuyuda nkaba umusamariyakazi uransaba amazi ute? Icyatumye abaza atyo nuko abayuda banenaga abasamariya. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uyu Yesu tumaze kuririmba tuvuga ngo urukundo rwe rumaze kuba rwinshi muri twebwe kugera ku gipimo rurenga uko twamukundaga mbere. Inkuru ze zihora ari nshyashya mu bugingo bw'abamwizera no mu bugingo bw'abamukunda. Rero ngo igitondo kimwe Yesu yagiye mu murimo w'Imana nk'ibisanzwe, arangije arimo kuvayo ngo byari mu gihe cy'isaha 6. Ni cyagiye kiba kiriho izuba rikabije, ni cyagiye haba hariho ubushyuhe bwinshi ku bwa klima yaho bari baherereye. Ngo Yesu abigishwa bagiye guhaha, we yiyicarira kwiriba. Tageti ya Yesu ntabwo ari uko yari afite inyota ikabije cyane ngo wenda yari agiye kunywa ayo mazi, ahubwo yari afite umutima arimo kwisurira yishakira kuganira nawe. Uyu mutima ni uw'umugore w'umusamariyakazi. Abasamariya banenanaga n'abayuda. Cyaraziraga ko umuyuda yagaburira umusamariya cyangwa se ko umusamariya yasuzanya n'umuyuda. Hanyuma uyu musamariyakazi yari yarabyigishijwe, byarinjiye bigera no mu maraso. Arangije ngo ageze aho hantu uyu mugore yarahangaye izuba ryarindi bakunda kuvuga ngo rimena imbwa gahanga, ararirenga aragenda ajya kwizanira amazi. Ngo ageze kwiriba, iriba ryari rirerire cyane, byari bigoye no kurivomamo. Ngo ariko Kristo ngo arangije abona umutima w'umusamariyakazi, yiyumvamo kumugirira neza. Haleluya. Yiyumvamo kumutabara, yiyumvamo kumukorera imirimo n'ibitangaza, aramushotora. Haleluya. Kristo yagushatse ntiyabura ikintu aheraho. Iyo afite umugambi wo kukugirira neza yahera ku kantu
akantu gato y'ubugingo bwawe bukabaho. Ngo arangije aramubwira ati wampaye amazi yo kunywa. Ngo umusamariya mwitegereje arebye imyambarire, arebye imivugire, arebye imyicarire, ngo ahita amenya ko Kristo ari umuyuda. Haleluya. Ngo arangije aramubaza ngo mbese njyewe nawe duhuriye kuri umuyuda nkaba umusamariyakazi uhangaye ute kunsaba amazi yo kunywa? Yumvaga ari ikizira, byari biteye ubwoba kubona umusamariya ahererekanye ikintu n'umuyuda. Ariko ngo Kristo arangije amubwira ijambo rikomeye, umanutse gatoya ku murongo wa 10, aramubwira ngo iyaba waruzi ugusabye amazi ukamenya n'impano y'Imana itangirwa ubuntu, wakampaye amazi, umpaye amazi yo muri uyu mubiri nkanywa ngashira inyota, nanjye nakuvunjira. Haleluya. Ngo nkaguha amazi meza, amazi y'ubugingo, amazi amara inyota. Ngaramubwira ngo kandi uramutse unyweye ku mazi ntanga, wowe ntiwazongera kugira inyota ukundi. Uyu musamariyakazi yari afite inyota y'ibyaha mu gipimo ku rwego Kristo amurondora akabireba mu mutima. Kristo areba ibihishwe, Kristo areba ibyo umwana w'umuntu atabasha kureba. Aramubwira ati ariko iyaba waruzi umuntu nawe urimo kugusaba amazi wakamuhaya yo mu isasanzwe, nawe akaguhindukira akaguha ay'ubugingo, kandi ubugingo utazamburwa ukundi. Iki kiganiro cyarakomeje, sinshaka kuhatinda, ariko ndumva ndimo gufashwa n'urukundo Kristo yadukunze. Aza mu isi kudushaka. Kristo yashatse umusamariya aramubona, amutegera kwiriba, amusaba amazi. Umusamariya ngo arangije ikiganiro kinini bagiranye muhindukiyemo agakiza, yaje guca bugufi, yakira y'amazi, atanga y'umubiri asanzwe, nawe avunjirwa ahabwa y'ubugingo, abicyaremwe gishya. Nagira ngo nkubwire ngo iminsi urimo none Kristo aragushaka, kandi urukundo yakunze abera, urukundo yakunze abari mu isi ruracyari rwinshi, ruracyari igisagirane, ruracyari rurerure cyane kugeza ku gipimo nawe agukeneye. Uyu munsi wongere wakire Kristo, yongera kubera isoko idakama. Nkunda umuririmbyi waririmbye aravuga ngo amariba nakama, amariba yo mu isi ajya kama, amariba y'ibyaha ajya kama, amariba y'ubutunzi ajya kama, amariba y'icyubahiro ajya kama, amariba yo kumenyekana ajya kama, amariba yo gukomera ajya kama. Ariko umuririmbyi yararirimbye, haleluya, aravuga ngo amariba nakama, asubiramo aravuga kandi ngo amariba nakama, aravuga ngo Kristo niwe uzatubera isoko idakama. Haleluya. Aka karirimbo nimumfashe tukaririmba, tugatura abakunzi. Nimugeraho amariba yakamye, mujye muhanga Kristo amaso. Uyu musamariya yagize kwizera, kandi mu bwoko bw'iwabo ntibyashobokaga, cyari ikizira, byari bidashoboka. Ariko Imana ishimwe, Kristo yagushatse ntiyakubura. Imana ishimwe, Kristo yakugambiriye, yagushaka akakubona. Mu cyubahiro cyawe yahagera, mu butunzi bwawe yahagera, mu mashuri wize ya haleluya, mu bikomeye biteye ubwoba Kristo yahagera, akamena inkuta, agaca muri kirazira, agaca muri ntibishoboka, agaca mu bikomeye, agaca mu byananiye abantu. Kristo akagushaka kandi akakubona, akaguha amahoro adashira. Reka turirimbe ako gakorasi namwe kabafashe. Amariba naramuka gukamiyeho ntuzabura utabaza, mariba nuramukubonye yakamye ntuzabura uhamagara. Kristo azakubera isoko idakama. Amen. Amariba nakama, amariba nakama, mariba nakama, Yesu ni uzatubera isoko idakama. Amariba nakama, amariba nakama, amariba nakama, Yesu ni uzatubera isoko idakama. Hey, amariba nakama, amariba nakama, amariba nakama, Yesu ni uzatubera isoko idakama. Amariba nakama, amariba nakama, amariba nakama, Yesu ni uzatubera isoko idakama. Ayo amariba jakama, munambari komeye, bintu biteye ubwoba, Yesu ni uzatubera isoko idakama. Amariba nakama, amariba nakama, amariba nakama, Yesu ni uzatubera isoko idakama. Ayo mu bihe bikomeye teye ubwoba, amariba nakama, Kristo ni uzatubera isoko idakama. Amariba nakama, amariba nakama, amariba nakama,
amariba nakama amariba nakama amariba nakama Yesu ni uzatubera isoko idakama umva inshuti zigushizeho miryango idahari mariba nakama nshuti Kristo azakubera isoko idakama amariba nakama amariba nakama amariba nakama Yesu ni uzatubera isoko idakama na muri bibihe bikomeye munzariteye ubwoba mu bigeragezo munzitane z'ubuzima ujye umwemerera Yesu burya azahakubera isoko idakama amariba nakama amariba nakama amariba nakama Yesu ni uzakubera isoko idakama ayiwe ugeze mu bikomeye mu ntambara zinzitane ujye umuhanga amaso Kristo azajya kubera isoko idakama amariba nakama amariba nakama amariba nakama Yesu ni uzatubera isoko idakama